nongeye kubaha ikaze mwebwe bakurikiye muri TV muri gahunda yacu yo gusoma bibiliya. Haleluya. Reka dutangire rero dusenga Imana, hanyuma twinjire mu mwanya wo gusoma bibiliya yera. Murakoze cyane. Mana, turagushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye n'imbabazi tugirira, dushimiye kubana natwe buri munsi ku manywa na nijoro ukaturinda ikibaro n'ikibi cyawe. Tugushimiye Mwami igihe tumaze dusoma bibiliya. Mwami, tugushimiye gukomeza kubana natwe, kandi turagusabye kugira ngo iri jambo dusoma rikomeze ritwungure kumenya no gusobanukirwa iby'ijambo ryawe, kugira ngo dukore ibyo ushaka n'ibyo ushima. Ukomeze tuyoboze umwuka wawe wera, kandi Imana yacu ukomeze kubana na buri wese, kandi igira icyo rimarira ubugingo bwe, bifashe imibereho ye, kandi hagaragara impinduka nziza, maze byose bidufashirize hamwe kutuzanira ibyiza. Byose bigushaka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye, amen. Itangiriro igice cya 47. Yosefu ashyira Farawo se Yakobo. Yosefu aragenda abwira Farawo ibyo byose ati, data na bene data n'imikumbi yabo n'amashyo yabo n'ibyo bafite byose bageze ino bavuye mu gihugu cy'i Kanāni, none bari mu gihugu cy'i Gosheni. Muri bene se atoranyamo 5 abashyira Farawo. Farawo abaze bene se wa Yosefu ati, umwuga wanyu ni umuki? Basubiza Farawo bati, abagaragu bawe turi abashumba, twebwe ubwacu na ba sogokuruza. Kandi babwira Farawo bati, dusohoke muri iki gihugu, kuko abagaragu bawe twabuze ubwatsi bw'imikumbi yacu, kuko inzara ari nyinshi cyane mu gihugu cy'i Kanāni. None turakwinginze, emera ko abagaragu bawe dutura mu gihugu cy'i Gosheni. Farawo abwira Yosefu ati, so na bene so baje iwawe, igihugu cya Egiputa kiri imbere yawe, ngo uzuze so na bene so aharuta ahandi ubwiza, bature mu gihugu cy'i Gosheni. Kandi niba uzi muri bo barukunyu, ubagire abatahira b'inka zanjye. Yosefu yinjirana na se Yakobo amushyira Farawo. Yakobo asabira Farawo umugisha. Farawo abaza Yakobo ati, imyaka y'ubukuru bwawe ni ingahe? Yakobo asubiza Farawo ati, imyaka y'uruzerero rwanjye ni 130. Iyo myaka y'ubukuru bwanjye ibaye mike na mibi, ntingana n'imyaka y'ubukuru bw'abasogokuruza mu minsi y'uruzerero rwabo. Yakobo asabira Farawo umugisha, maze amuva imbere. Yosefu atuza se na bene se, abaha gakondo mu gihugu cya Egiputa aharuta ahandi ubwiza, mu gihugu cy'i Ramesesi, uko Farawo yategetse. Yosefu ahora agerera se na bene se n'ab'inzu ya se bose igerero, uko abana babo bangana. Yosefu agura ibyo Abanyegiputa bafite byose. Nuko mu gihugu cyose ntihaba ibyo kurya, kuko inzara yari nyinshi, bituma abo mu gihugu cya Egiputa n'abo mu gihugu cy'i Kanāni barabishwa n'inzara. Yosefu ateranya ifeza zose zari mu gihugu cya Egiputa no mu gihugu cy'i Kanāni bazanye guhahisha. Yosefu azizana mu nzu ya Farawo. Ifeza zose zishize mu gihugu cya Egiputa no mu gihugu cy'i Kanāni, Abanyegiputa bose bajya kuri Yosefu bati, duhe ibyo kurya, twapfirira iki imbere yawe ku ifeza zacu zishize? Yosefu arabasubiza ati, mutange amatungo yanyu, nanjye ndabaha ibyo kurya. Muhahisha amatungo niba mubuze ifeza. Bazanira Yosefu amatungo yabo. Yosefu abahahisha ibyo kurya ku mafarashi n'imikumbi n'amashyo n'indogobe, abagaburira ibyo kurya uwo mwaka, abahahisha ku matungo yabo yose.
uwo mwaka ushize, mu mwaka wa kabiri baza aho ari, baramubwira bati, ntitwahisha databuja yuko ifeza zacu zose zishize, kandi amashyo yacu yose abaye aya databuja. Nta gisigaye imbere ya databuja kitari imibiri yacu n'ubutaka bwacu. Twapfira iki mu maso yawe, twe n'ubutaka bwacu? Tugurane n'ubutaka bwacu, twe n'ubutaka bwacu tuzaba imbata za Farawo. Uduhe imbuto tubeho twe gupfa, igihugu kikaba umwirare. Nuko Yosefu agurira Farawo ubutaka bwa Egiputa bwose, kuko Umunyegiputa wese yaguraga umurima we, kuko inzara yabateye cyane, igihugu cyose kikaba gakondo ya Farawo. Abantu arabimura, ahera ku ngabano za Egiputa z'uruhande rumwe ageza ku z'urundi, abashyira mu midugudu. Ubutaka bw'abatambyi nibwo bwonyine ataguze, kuko abatambyi bari bafite igerero bahawe na Farawo, bakajya barya iryo gerero Farawo yabahaye. Nicyo cyatumye batagura ubutaka bwabo. Yosefu abwira abantu ati, dore uyu munsi mbaguriye Farawo mwe n'ubutaka bwanyu, none imbuto zanyu ngizi, muzabibe ku butaka, kandi uko musarura muzajya muha Farawo igice cya gatanu cy'icyatamurima. Ibice 4 bizajya biba ibyanyu, ngo mubikureho imbuto zo kubiba murima, ibi byo kurya byanyu n'abo mu ngo zanyu n'abana banyu bato. Baramusubiza bati, udukijije urupfu, tukugirireho umugisha databuja, natwe tuzaba imbata za Farawo. Yosefu yandikisha iryo tegeko, riba itegeko ridakuka mu gihugu cya Egiputa na bugingo n'ubu, yuko Farawo ahabwa igice cya gatanu. Ubutaka bw'abatambyi nibwo bwonyine butabaye ubwa Farawo. Abisirayeli batura mu gihugu cya Egiputa, mu gihugu cy'i Gosheni, baronkerayo ibintu, barororoka, bagwira cyane. Yakobo arahiza Yosefu yuko azamuhamba i Kanāni. Yakobo yongera kurama indi myaka 17 ari muri Egiputa. Nuko imyaka Yakobo yaramye yari 147. Iyo niyo myaka y'ubugingo bwe. Igihe cyo gupfa kwa Isirayeli kiri bugufi, ahamagaza umwana wa Yosefu aramubwira ati, niba nkugireho umugisha, ndakwinginze shyira ukuboko kwanjye munsi y'ikibero cyanjye, ungirire neza, umbere umunyamurava. Ndakwinginze ntuzampambe muri Egiputa, ahubwo ninsinzirana na data na sogokuru, uzanjyane unkure muri Egiputa, umpambe mu gituro cyabo. Aramusubiza ati, nzabikora uko untegetse. Aramurahiza ati, ndahira. Aramurahira. Isirayeli yikubita ku musego yubamye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mana Data twese wo mu ijuru, turagushimiye kuri Mana nziza, tugushimiye neza n'urukundo tugirira, tugushimiye ubuntu bwawe, kandi turagushimiye umwanya wose tumaze dusoma ijambo ryawe ryera. Wakoze kubana natwe, kandi Mwami Imana ubwami bwawe bwamamare mu izina ryawe Yesu Kristo. Mana ukomeze kubana na buri wese, kandi umwuka wawe wera akomeze kuba kuri buri wese, kugeza igihe tuzongera gusubirira. Mana ukomeze turindishe amaboko yawe akomeye, dusabye Imana Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo Umwami.